ku buryo butana abantu bakoresha bagaragaza urukundo cyangwa se abantu bakunda kwerekwamo urukundo, kugaragarizwamo urukundo, ngo ni indimi 5 urukundo ruvugwamo. Hari abantu bumva ururimi rw'urukundo, ururimi rw'amagambo ari rwo twita word of affirmation mu cyongereza, amagambo amwemeza koko ko mukunda. Hari abantu dukunda ayo magambo, kabone nubwo wakora ibikorwa inshuro igihumbi ariko aya magambo akaburamo, byose biba 0. Wazana gift, wabigenza ute, umuntu utajya umubwira aya magambo word of affirmation akabifata nka 0. Muri aba bantu rero bameze gutya, abantu bakoresha ururimi rw'amagambo ahamya urukundo, ni abantu uzasanga bakoresha ururimi rw'urukundo n'uburyo bwo kuvuga urukundo ukunda umuntu cyangwa se kugaragaza urukundo ukunda umuntu ariko ukoresheje amagambo abishimangira. Abantu uzasanga ari abantu bakunda gushimwa, umubwire ko yambaye neza, ko asa neza, ko ahumura, ko yatetse neza. Ni abantu bakunda nyine kuba appreciated, abantu bashaka kugira ko ka appreciation appreciating, umubwire ko yakoze neza, umubwire felicitation, umuhe twa congratulation, tuntu nk'utwo ngutwo. N'abantu bakunda gushimwa igihe hari icyo bakoze, n'abantu bakunda kwerekwa ko bahawe agaciro mu byo yakoze byose. Shiri wakoze neza, uyu munsi birarinze. N'abantu nyine bakunda guhabwa twadukeya, kwerekwa ko ari abantu b'agaciro, ari abantu bafite icyo basobanuye mu buzima bwawe binyuze mu magambo meza ubabwira, atari ya magambo y'imitoma gusa iri vide, ahubwo ya mitoma ifite ikintu ushingiraho bitewe n'ibyo yakoze, bitewe n'uko asa, bitewe n'uko yitwaye. Aba bantu rero usanga aya magambo bayaha agaciro kurenza ibindi bintu byose mu rukundo. Niyo abantu bakunda umuntu babwira yoroheje, ya magambo ari kind, y'umutima mwiza, agaragaza umutima mwiza. Ni wa muntu ubushaka n'umubwira umutonomera, n'umushihure, n'umubwire nabi, umubwirana urukundo, umubwirana umutima mwiza, umubwirane guca bugufi. Hari abantu rwose kabisa uru rurimi ni rwo bumva mu rukundo, ibindi ntago baba byumva. Aba bantu nanone ubundi buryo bwo gukoresha iyi word of affirmation nk'uburyo bwo kwereka umukunzi wawe ko umukunze. Abantu bakunda ururimi usanga ari abantu bakunda ko uwo bakundana bavuga neza mu nshuti ze, umuryango muba mukorana, usanga nyine umukunzi wawe bamukorana, bumva umuvugaho ibintu byiza, bumva umuvugaho amagambo meza, famiye yumva umuvugaho ibintu byiza, inshuti ze ziyumva umuvugaho ibintu byiza. Bakunda ko niba ubakunda bibwire n'abandi, abantu babimenye, bamukorana bimenye, famiye bimenye, inshuti zibimenye, abantu bamenye ko mukundana, panda bya bintu biri bucece byihishe bimeze gute. Hari ubwo n'uruhande rwa kabiri, hari ukunda twatuntu twose tukwereka ko yitabweho, yahawe agaciro, kubirwa amagambo meza, gushimirwa, twatuntu twiza nyine. Niba yambaye neza ntabibwirwe n'undi, bimubwire kwasa neza, byose bimubwire. No hari n'ukunda ko birenga kuri we gusa, ahubwo bikajya no mu bandi, kuba umutaka mu bandi, kuba umuvuga neza mu bandi, kuba rwa rukundo mufitiye uruhamya no mu bandi ndetse n'imbere y'abandi, utagira isoni zo kugaragaza ko mukundana, muri mu rukundo, ukabihamya kandi ukumva uri fiyeriye. Ikindi nanone uzasanga abantu bakunda ubu buryo bwo gukoresha uru rurimi rw'urukundo cyangwa se bakunda kugaragarizwa urukundo babihamirijwe n'amagambo. Uzasanga none n'abantu bakunda umuntu batera courage, batera umuhate, wa muntu ubatere, ubamotiva, babwira amagambo yo kubatera courage aho kubaca intege. Igihe bakoze amakosa ukaba ari wa muntu uteta umuciraho iteka ngo umucireho urubanza, ahubwo ugerageza kumutera akanyabugabo no kumwereka ko bishoboka kuba yahinduka, kuba yagera mu bintu byiza. Uzasanga rero bano bantu bakunda abantu babohereza twa quotes, amakote, twa tugambo nyine runaka twanditswe n'abahanga, kumwandikira utugambo tw'urukundo, kumwohereza udukadi turiho umukono wawe, kugira gutyo ukagira ka message keza wanditse atarako wateruye kuri internet, ukakamwandikira kajyanye nawe n'urukundo rwanyu n'ubuzima bwanyu. Uzasanga ari wa muntu ukunda amagambo meza, wa muntu ubushaka ko niba wenda yatetse neza wivuga ngo biraryoshye, mushimire, ngira kantu wongeraho, ibintu nk'ibyo nyine bakunda nyine ubivuge. Tobora uvuge icyo ushaka, bivuge mu magambo, bimwereke, mushimire, mubwire ko ari umuntu w'agaciro, mwereke koko ko ari umuntu w'agaciro, ariko binyuze mu magambo meza uvuga, utamutonomera, utamubwira nabi. N'igihe yakosheje umucyahano urukundo, umubwire neza. Nugera mu bandi umuvuge neza, uvuge kumukunda, we kujya ubimubwira muri mwenyine ngo nimugera hari abandi bantu usange ngo nakabanga kacu ngo ka babiri. Oya,
abantu bakoresha ururimi rw'urukundo ni abantu bakunda kubwirwa amagambo meza, kubwirwa ko bakunzwe, ndetse bikagera no ku bandi ko bakunzwe. Ibyo bituma yizera ko umukunda. Naho kuba wamugurira impano utamubwira no magambo meza, zero. Kuba wamuha umwanya wawe mukicarana ariko utamubwira no magambo meza, zero. Kuba wagenda ukavuga ngo umukozeho, ngo murattractingana, ngo bigenda gute, ashaka kubifata nkaho ari sexy kugenza gusa cyangwa se ibindi. Ntabwo icyo jya bibona mu rukundo. Uyu ni umuntu uryoherwa no kuba wamuhaye umwanya ukamubwira amagambo meza, ukamutaka, akumva ko koko nawe ari umuntu udasanzwe, akumva ko ari ikiremwa kidasanzwe. Hanyuma kuri quality time cyangwa se kuri wa muntu wumva akunzwe ari uko wamuhaye igihe, uyu ni wa muntu uba wumva wamuha igihe cyawe muri babiri mwenyine. Ni wa muntu uba ushaka ko abandi bose ubareka ukamuha umwanya. Ni wa muntu uba ushaka ko telefone uba ukizemo akadege ukaba umuri iruhande muri kumwe. Ni wa muntu uba ushaka kumaranya umwanya nawe muganira. Ni wa muntu ukunda ko muganira ukamutega amatwi kandi ukamwereka ko ukurikiye n'ibiganiro byose ubirimo rwose. Mbese aba yumva mwamarana umwanya wose, ariko nta kindi kiri kuba tugarukiraho. Abantu bakoresha ururimi rw'umwanya mu rukundo cyangwa se banyurwa no guhabwa umwanya mu rukundo, uzasanga ari abantu baba bashaka ko niba muri kumwe nta kureba muri telefone, nta kindi kirangaza na kimwe, muhe wa mwanya uba uhari wese, nta kintu na kimwe urangariye. Niba abantu babumva bashaka kubatega amatwi ntaze gusubiramo ibintu yavuze, akantu kose ugakurikirane neza, ubaha umwanya uhagije, ndetse ujye ubabaza ibibazo, ubasobanuze, muganire, mugirane bya bihe byiza muri kumwe. Telefone ku ruhande, computer ku ruhande, televiziyo ku ruhande, ibirangaza byose ku ruhande, mwibeshye mukaba muri kuganira umuntu muri kumwe ukarangarira nk'umukobwa uciyeho. Umwereke ko nyine full attention yose iri kuri we, n'ahantu na hamwe uri kurangarira. Abantu rero bakoresha iyi love language cyangwa se ururimi rw'urukundo ni abantu bakunda umuntu baha umwanya kuruta kubaha ikintu icyo ari cyo cyose. Ukamwereka kumwumva, mukaganira, mwaseka, mwarira, bitewe n'ibyo muri kuganira. Kuko buriya ntabwo abantu bahora baseka. Hari igihe ushaka kuganira n'umuntu ukumva ibintu ari kubwira birababaje, mukaba mwarirana, mukishimana, murebana nyine kakana ko mu jisho kwa kundi kwaje. N'abantu bakunda iyo time, mugenda mwitegereza ibintu mureba mubiganiraho, mwaba muri kuvugana mwicaye murebana mufatanya ibiganza mu ntoki. Nuko abo bantu bameze. Abantu bakunda umwanya nuko bateye, bashaka ubatega amatwi, ubari iruhande, ubumva, nta kindi kirangaza na kimwe gihari. Niba ibyo bigukorera, menya ko nawe ururimi rwawe rw'urukundo no guhabwa umwanya. Twagize rero kuri physical touch. Aba ni abantu bakunda kugirana connection n'abakunzi babo, kugira akantu. Nago hano turi nimwumvemo sex, nimwumve kuryamana, nimwumve imibonano mpuzabitsina, mwumve yindi connection yari yose yatuma uba connected n'umukunzi wawe, cyangwa se wumva umukunzi wawe akuri hafi birenze uko abandi bantu bakuba hafi. Aba ni abantu bakunda gukoranaho, n'abantu bumva urukundo ari uko umukunzi wabo amukozeho. Yaba ari ukumufata mu kiganza, bayumva niba bari kuvugana agomba kuba amufashe mu kiganza, niba bagenda agomba kuba yashyizemo ka kaboko kwa kundi, niba bari kumwe, niba babaye, niba yishimye kumuhobera, bya bintu byose nyine uzi biza bikanagera no kuri ibyo bindi ntashaka kongeramo. Abangaba rero niko bameze. Abantu bakunda iyi physical touch cyangwa se bumva urukundo ari uko habayeho gukoranaho no gukorakoranaho hagati y'abakundana, nirwo rurimi rubakorera. Nicyo kintu gituma bumva bakunzwe. Ibi babyumvira muri affection cyangwa se mu buryo umukunzi we amukoraho. Hari umuntu gukoraho ukumva araguhanda, umuntu wangiye yagukozeho ebana wumva ari kuguhanda, ariko umuntu ukunda uba wumva hari utuntu turi kukuzamuka mu mubiri, wumva hari twa dupapiyo ventre, bawumva utuntu nk'utwo. Dukuyemo rero ibyo kuryamana atari byo dushyizemo, turebye ibindi bikorwa n'abakundana bakoranyeho cyangwa se habayeho gukorakoranaho nk'uko twabivuze.
aba bantu ni abantu bumva neza ko umuntu amukunda igihe bashaka kugenda amufashe mu biganza, igihe ari wa muntu ushaka kumufata mu maboko, igihe ari wa muntu ushobora kumuryama mu gatuza, kumukorera akamasaje igihe yumva ananiwe. Ni wa muntu mbese wumva mwamara niba ari ijoro mwavuze ngo dutemberana dukora agapikiniki cyangwa se tujyana ahantu runaka mu ijoro, aba yumva niba ari intebe mwayiryamamo muri babiri muri kumwe mukareba filime, atari bya bindi umwe yicaye hari undi yicaye hariya muri kureba filime y'urukundo. Ibyo ni byo abantu bashakana kumarana umwanya ariko nta bindi. Uyu waba yumva niba ari ukureba filime ni mu ntebe imwe, abantu umwe aryamye ku wundi turebaho, tunyuzemo niba ari akaziki tubyine udusiro turi kumwe ngufashe mu maboko yanjye, barebana bafatanye mu ntoki, niba ari ukugenda dutembere dufatanya akaboko mu kandi ikiganza mu kindi. Mbese yumva ko akunzwe iyo hari umubiri w'umukunzi wumukozeho. Igihe harimo intera nta rukundo yumva. Nushaka umutera ibitoma, nimushaka mumarana ibihe igihumbi, nimushaka mumarana amasaha 10, niba hatarimo kuba imibiri yanyu yakwegerana ngo yumve ubwo bushyuhe bw'umubiri wawe, akumve neza n'umubiri we, nta rukundo ashobora kwemera kumufitiye. Ntabwo uyu muntu ashobora kwizera ko umukunda utamuha utwo dukeya twose two kumufata mu biganza, kumuhobera, kubyinana nawe mufatanye umwegeranye, kumuryama mu gituza, kumukora mu mutwe akamasaje, nyine bya bintu bituma imibiri yanyu yegerana, akumva neza, kumva urukundo. Hatabayemo kuryamana, nongere mbisubiremo, hatabayemo kuryamana biza nyuma, ni yindi part ireba bashyingiranywe cyangwa se n'abandi babyumvikanyeho. Ariko hano turi kureba bakundana muri rusange, kuko ntago abantu babakunda physical touch ntago bivuze ko bakunda kuryamana n'abakunzi babo cyane. Nabyo bishobora kubaho, ariko umuntu ashobora kuza akavuga ngo muryamane n'utu tutabayeho two kugufata mu kiganza, two kuguhobera, two kugira gute. Urumva ko rero bitandukanye. Aba rero bumva urukundo ari uko yumva umukunzi we iruhande rwe, begeranye, imibiri yabo ikoranyeho. Aho niho yumva koko akunzwe, ni nabwo abona urukundo. Urwa kane rero rwitwa act of service, cyangwa se ibikorwa nyine serivisi umukunzi wawe, ubufasha runaka, ikintu runaka umufashamo. Nibyo turi kuvugaho aka kanya. Ntago rero ushobora gutekereza ko wenda umuntu agufasha ko kuri mu bibazo, ko kuri mu biki. Abantu bakunda izikeya, abantu bakunda kugaragarizwa urukundo binyuze muri act of service cyangwa se mu kubafasha, aba ni abantu baba bashaka ko abakunzi babo babereka urukundo binyuze mu bikorwa. Ntago ari ukubabwira imitoma, ntago ari ukubaha umwanya mukamuri kumwe, ntago ari ukumukoraho ukamufata ukamuhobera mukaba mu kaboko mu kandi ikiganza mu kindi. Ibyo ntibibakorera. Ibintu bibakorera ni ukubura umukunzi ubafasha. Kubafasha ntago ari ukubaha amafaranga nkuko mwagiye mwese mubitekereza. Oya, ni wa muntu umufasha koza ibyombo, wa muntu umufasha gutunganya ahantu, wa muntu umufasha gukora uturimo two mu rugo, wa muntu umufasha niba tuvuge n'urugero wenda yari kunywesha imodoka uko yimujyanira kuri station agasanga wayinywesheje, twatuntu nyine yari kuza gukora, afite imirimo myinshi yari kuza gukora, ukaza kwirengagiza ko bitari mu nshingano zawe nk'umukobwa cyangwa se nk'umuhungu, ukaza kubimukorera nka surprise. No kuvuga ngo bya bintu byinshi afite nk'inshingano nyinshi afite, kugira ibyo umukore agasanga byagiye ku murongo kandi yaraskwenda biri kuri liste y'ibintu ari bukore. Ibyo nicyo kintu kimwereka ko akunzwe, yitaweho, utwo dukeya kurenza uko wamutera imitoma. Kumutera imitoma 0. Kuza mukicara iruhande murebana ngo muganira byene mwavuze ngo time muri kumwe mwenyine, wapi. Kuba wagenda ukamuha amagift, wapi. Kuba waza ukamukoraho ukamuryamo ukagira gute, wapi. Ibyo ntabwo bimukorera. We abona urukundo cyangwa se abona ko akunzwe, ahawe agaciro, ari uko ugize utuntu duto y'umufasha muri bya bintu yarasanzwe ari bukore, ukatumufasha, ukagira nyine ukamworohereza akazi, kumworohereza, cyangwa se kwa kuntu wereka abantu urukundo, ukagira abantu ufasha, ukagira gute. Bo nyine iyo uri wa muntu ukunda gufasha abandi, uhereye kuri wo umufasha, aho unyura mu nzira, babantu witaho, ibyo ngibyo biramukurura cyane, akabona ko umukunze, umwitayeho, bituma abona ko akunzwe, bituma abona ko burya atakiri wenyine, burya ntabwo azajya yikorera ututuntu twose wenyine, ahubwo atangira kubona ko akunzwe, atangira kubona ko afite umuntu wo kumwitaho, atangira kubona ko burya nawe afite umuntu wo kumureberera hatari, afite umuntu wo kumubera hatari, afite umuntu wo kumufasha, ntabwo
ntabwo akivunika wenyine. Ibyo ngibyo nibyo bintu bigenda bimwereka ko akunzwe, nibyo bintu bigenda bimwereka ko koko afite umuntu umuba hafi. Nababwiye ko buri muntu agira ururimi rumukorera mu rukundo. Uru rero ni rwo rurimi rubakorera. Uzasanga ari abantu nyine bizerera mu bikorwa kuruta amagambo. Ntago bizerera mu kubaha umwanya wapi, ntago bizerera mu kubakoraho ibyo nibikora, ntago bizerera mu mitoma wapi, bizerera mu bikorwa kurusha amagambo. Umwereka ko mwitayeho, ushaka ko akura ava ku rwego rumwe akajya ku rundi, ushaka ko hari ikintu yacivinga mu buzima, hari ikintu ageraho mu buzima cyiza, hari ikintu nawe yimarira mu buzima. Ibyo ngibyo bituma yumva akunzwe, bituma yumva yishimye. Abantu dufite ukuntu twangiritse mu mutwe ku buryo tubyumva mu buryo bw'amafaranga, ngo kumurwaza, ngo kugira gute, kubera iki mwumva ko urukundo ruza ari uko hari ibibazo, hari ibintu bibi. Oya, ushaka gufasha umuntu n'ibintu bimeze neza, ushaka gufasha umuntu nta n'ikibazo gihari pe. Upfa kumenya ko ugomba kugira uburyo umwitaho, ukamenya twatuntu, ugapanga gahunda zawe. Uyu munsi ndaza gukora, ariko nze no kujya gufasha Sherutungutu natwe adushyire ku murongo. Ndaza gukora ibintu byanjye vuba, cyangwa se uyu munsi ndaza kumutungura ngire mu rugo kare dufatanye guteka, cyangwa se ndaza kujya kumusura ndabizi ubu yanyiteguye, aho kugira ngo anyitegure ndaza kujyayo kare dufatanye gutegura biriya bintu byose, dukora n'iriya mirimo yose. Mbese mumarana umwanya ariko utari kumuganiriza, utari kugira gute, ahubwo urimo kumufasha. Uru rero ni ururimi abantu benshi bakunda, kuko bigaragaza ko uyu muntu hari sacrifice yatanze mu rukundo, hari ikintu yatanze mu rukundo kugira ngo yite ku mukunzi we, cyangwa se amarana umwanya nawe, cyangwa se amworohereza akazi, cyangwa se amufashe mu buryo butandukanye. Ushaka kumufasha ukoresheje amaboko yawe, ukoresheje ubwenge bwawe, ushaka kubona ibintu byamuteye stress, arimo gushaka ahantu yabariza ikintu iki n'iki, ukahamushakira ukamuga ati sheri, maze iminsi numva urimo gushaka ahantu wakura ibintu n'ibi, nabikuboneye, nabivumbuye, ibi gwabibariza aha n'aha byagenda gutya. Twatuntu nyine tumwereka ko wafashe umwanya, ureba ibintu bimuhangayikisha, ureba ibintu bimuvuna, ubigira ibyawe, wemera gukorana nawe, wemera gufatanya nawe kugira ngo abashe kunezerwa, kugira ngo nawe abashe kugira akantu nyine gatuma abona ko afite umuntu umwitaho, afite wa muntu umukunda, afite wa muntu uhangayika iyo yahangayitse, afite wa muntu uba ukeneye kubona yishimye, cyangwa se adafite ibintu bimuremereye cyangwa se bimubangamiye. Aba bantu rero niba nawe urimo rwose, menya ko ari uko nguguteye, cyangwa se urwo rurimo ari rwo rugukorera. Urukundo rukoresheje impano, kwakira impano, guhabwa gift, guhabwa impano, ni ururimi rwa gatanu rero. Abantu bakunda guhabwa impano, abantu bumva ko bakunzwe ari uko bahawe impano, nuko impano bazifata nk'ikimenyetso cy'urukundo. Bumva bitaweho kandi bakunzwe iyo hari impano ubahaye. Ntago kubitaho gusa bihagije, ahubwo bo bumva ko impano ndetse n'igihe uyibahereye n'imbaraga washyize mu kuyitegura, ibyo nibyo bitegereza bakabibona mu rukundo rurenze. Aba bantu rero benjoyinga cyangwa se banezezwa no guhabwa impano mu rukundo, babona ko bakunzwe ari uko wabahaye impano. Ibi babifata nk'ururimi rwa mbere bumva cyane kurusha izindi mu rukundo. Ni ukuvuga ngo wamutera imitoma, wamuha umwanya wawe, wamufasha ku tuntu runaka, wagira ya physical touch, cyangwa se mukamufatanye mwegeranye muri kumwe. Ibyo byose nta gift umuha, nta kintu biba bivuze, nta gaciro bigira hatari akantu k'aka gift wamuteguriye, impano runaka wamuteguriye. Usanga bo rero kugira ngo ikintu kigira agaciro mu buzima, kigira agaciro iyo kije giherekejwe n'impano. Kuba wafashe umwanya wawe ukagenda ugategura ikintu ari we ugiteguriye wenyine, nta cyabaye anniversaire, suko habaye iki si iki, ukamutungura ukamuha gift twa hato na hato, usanga ari ibintu bashimisha. Ntago rero abantu nk'aba bakunda impano bashimishwa n'ibintu binini, utuntu dutoya twose turabashimisha. Apfa kuba ari ikintu abona ko atari icyo wenyuzeho ku muhanda, nka kumwe umuntu aca ku mboga agasanga ziri kugura make ukahituze oya, cye kintu bigaragara ko wafashe time yawe, wafashe umwanya wawe uhagije ukagitekerezaho. Aba bantu rero bakunda guhabwa impano, uzasanga ari ba bantu bitegereza cyane uburyo umuntu yafashe umwanya wo gutegura ikintu. Ubwo ngiye kubaha ikintu, bamenya agaciro k'iyo mpano ari uko barebye umwanya byagutwaye kuyitegura, kuyitaho. Ntabwo rero impano ari ukuvuga ngo
ushobora wenda kuba wagenda ukagura ikintu runaka ngo gihenze hoya, niba abantu ahubwo bareba ngo iki kintu yampaye kigomba ko ari ikintu gifatika kigaragara kandi koko ubona ko yagitekerejeho. Ni cyo kintu rero uha umuntu akumva ko karishimye, akumva arakunzwe, akumva afite agaciro mu buzima bwawe. Izi mpano rero zijyana no kubatungura ku minsi mikuru idasanzwe, cyangwa se nta cyabaye, cyangwa se ukanyuzamo gutyo ukamusohokana. Ibyo bituma abona ko akunzwe. Abantu bakunda guhabwa impano mu rukundo, abangaba uzasanga ari cyo kintu baha agaciro mu buzima. Mbese ni umutereta, ntujye umuha gift. Ushaka kubafata nk'abakuzi b'ibyinyo ariko niko bameze, bikundira impano. N'umutereta nta kintu umuha ntago muzamarana kabiri. Nimuteretana nta kintu umuha ari umusore ntago muzamarana kabiri, kubera ko ashaka umukobwa wibwiriza akamuha impano. Si ngombwa diyama, si ngombwa imodoka cyangwa inzu zihenze oya. Ni ukuvuga ngo gira akantu umuha, unyuzemo mukubita ka gift, hacemo igihe runaka wijijisha wongera umukubita kandi ka gift, umuha indi impano. Kandi nanone ufata umwanya uhagije wo gutekereza ku mpano wamuha. Umuha impano isobanuye we, ijyanye na guze, ijyanye n'ibyo akunda, ijyanye n'ibyo yiyumvamo. Icyo gihe bimugaragariza ko umwitaho, bimugaragariza ko umuzi, bigaragariza ko umwitegereza, uzi ibyo aha agaciro mu buzima, uzi ibyo akunda. Kuko iyo ugiye kumuha impano witegereza nyine utwo tudetaye. Akunda irihe bara, akunda kuba hehe, akunda iki, n'icyo afite cyangiritse namufasha, namugurira. Tuvuge screen ya telefone yarapfuye, wayi ntajya kumushyiraho aga screen protector mutunguye. Utuntu nk'utwo ngutwo dutoya tugaragaza kuba wamwitegereje, wabonye ibyo akeneye, wabonye nyine utuntu runaka. Icyambere ugomba kumenya nuko ari ingenzi kumenya ururimi wumva mu rukundo. Ururimi, mbese ibintu wumva ukorerwa mu rukundo ukumva koko urukundo urarufirinze, ukumva urakunzwe. Biba byiza iyo ubashije gusobanukirwa ukamenya ururimi rwawe bwite. Wowe uriheraho, wowe ushimishwa n'iki mu rukundo? Ushimishwa n'amagambo meza, ushimishwa n'uko umuntu aguha umwanya, ushimishwa n'uko umuntu agukoraho, muryama mu gituza ukumva ko hari nyine umwumva iruhande rwawe. Ushimishwa n'uko umuntu agufasha uturimo dutandukanye ntugire stress wenyine. Ushimishwa n'uko umuntu aguha impano. N'iki wowe wumva mu rukundo ukorerwa ukumva koko umukunzi wawe akwitayeho, ukumva koko aragukunze, ukumva koko akuri hafi. Numara kumenya ururimi rwawe uzabasha kwimenya, umenye n'ibigushimisha mu rukundo. Ibyo bizakorohera kudahitamo ibyo ubonye byose mu rukundo. Ibyo bizakorohera guhitamo umuntu muhuza, mwuzuzanya, uzatuma unezerwa mu rukundo. Icyo ni kimwe. Ikindi kibazo cya kabiri, nabajenga isi kuba udahuje n'umuntu bishobora kuba byateza ikibazo runaka. Bishobora kuba hari icyo byatwara kubamo uvuga indimi zitandukanye. Hari indimi muri izi twavuze zikoreshwa mu rukundo, hari izuzuzanya. Ku buryo umwe akunda ibi undi akunda ibi, it's okay kuko n'ubundi biruzuzanya. Ariko hari n'ibyo bihabanye burundu ku buryo bigoye ko abo bantu bashobora gukundana. Nyihandi uzasanga nukundana n'uyu muntu umeze gutya, muvuga ururimi rutandukanye n'urwawe ndetse zituzuzanya. Wenda buryo zuzuzanyamo nzabigarukaho nyuma kuko ni birebire ngende nkubwira impamvu bigenda byuzuzanya. Ariko nanone uzasanga umuntu niba mudakunda ibintu bimwe mu rukundo, cyangwa se ngo mukunda ibintu byuzuzanya, uzasanga ari wa muntu mukundana ariko kumva hari ikintu ubura, kumva ntago wishimye, kumva ntunyuzwe, kumva hari akantu kabura, ukumva nyine hari ibintu atari kwitaho cyangwa se atari gukora neza. Ni handi uzumva ufite umukunzi ariko hari undi muntu wumva ugufata neza kurusha wa mukunzi wawe, kubera ko we hari cya kintu kikunyura akora umukunzi wawe adakora. Wenda umukunzi aguha gift, aguha umwanya, agira ati biki n'ibiki, ariko nta tugambo twiza kubwira. Ibyo ngibyo bigatuma utumva ukunzwe nk'uko byakabaye, bitewe n'uko nagabasha kuba yabikora. Hanyuma nanone ibi ngibi bizatuma wumva nyine utishimye, utuzuye, utanezerewe, uvuga ati ariko si bungubu kuko nagaba bibona. Nanone ikindi kintu gituma abantu badahuje cyangwa se batavuga batumva ibintu kimwe mu rukundo, badakunda gukorerwa ibintu bimwe mu rukundo badahuza, nuko ndabaha nk'urugero. Nkanjye nababwiye ko ngiye nkunda umuntu umbwira amagambo meza. Niba ngiye nkunda umuntu umbwira amagambo meza,
ubwo bivuze ngo icyo nkunda ni nacyo numva nagirira undi, n'undi ndumva namubwira amagambo meza, namutera courage, namumotiva, namubwira ko akunzwe, nagira gute, kandi wenda we ibyo bintu by'ibigambo nabyo ashaka, biramujena, biramubangamira. We wenda icyo aba ashaka ni physical touch, nukunza nkamuryamaho, nkamukora mu misatsi simbizi, cyangwa se yashaka rukunza nkamwicara iruhande, niyo ntavuga ariko nkaba mpari nkamutega amatwi. Urumva icyo gihe bya bintu nkunda kuko ari byo binezeza, mpora expecting ko n'umukunzi wanjye ari byo bimunezeza, nibyo mba numva namukorera kuko nzi ko ari byo bintu bankorera, nkumva ndishimye mu rukundo, nkumva ndanezerewe, nanjye nibyo mba numva namukorera. Kuko njye ntago nitaye kumenya ibyo umukunzi wawe akunda, nzi ko nyine ibyo bintu niba binezeza mu rukundo nawe biramunezeza, nibyo nzamuha. Ntawe utanga icyo adafite, buriya dutanga ibyo dufite. Nubimuha rero ajya avuga hakuri nawe n'ubugambo bwe n'ubutoma buraho n'ubupfuye amaso n'iki, ibyo n'utugambo gusa, ibyo n'uduki. Ubungubu yagiye agira nka gutyo kubera iki? Ntago wari byo akunda. Nawe noneho ntajya mbwira ya magambo meza nkeneye kuko ntago ari byo bimukorera. Nawe ajya mpata umwanya, ajya hahora kandi nanjye sinkunda umuntu muri ruhande mba numva ndabya byambangamiye. Najye kure mukumbure, anyandikira utuntu twiza, iminsi y'uduki twose numve ko nkunzwe, numve nishimye. Nta bintu byo guhora muri manda atamara akajya kuguhumeka nkumva birambangamira. Kubera iki? Wamuri ruhande kuko azi ko akunda umuntu umuhora iruhande. Nanjye muhata amagambo kuko nzi ko nkunda umuntu umbwira amagambo meza. Mu by'ukuri muhibye adakeneye nawe akama ibyo ntakeneye, ahubwo buri wese agatanga ibyo yakifuje guhabwa. So ni byiza ko rero umuntu bibaye byiza mwaba mukunda ibintu bimwe, nyine mwamuvuga ururimi rumwe mu rukundo, mwaba mwumva ururimi rumwe. Ariko bitanakunze indimi mwumva zibe zuzuzanya kugira ngo rumwe rutamangamira undi. Ntago uzabwira umuntu wanga utugambo turyoshye ngo utumubwire kabiri gatatu azavuga ati ibyo bintu simbikunda, nawe witumubwira ati nawe guhora hano simbikunda buri gihe uzukona nakanya ko guhumeka uma. Kandi uwo muntu ukunda gutanga umwanya kumubwira ngo yihingemo kuvuga twa tugambo twiza biramugora. Nawe undi nawe udakunda gutanga umwanya kumubwira ngo nge mbashaka kuhora hano, nawe bizamugora. So ni byiza ko mubasha kuvuga cyangwa se kumva ururimi rumwe mu rukundo, bitaba ibyo mukagira za ndimi zuzuzanya wenda dazinyuramo mu gakeya. Urugero nko guhana umwanya. Umuntu ukunda guhabwa umwanya ashobora guhuza n'umuntu ukunda physical touch, kuko niba umuntu akunda ko muba muri kumwe, kuba wamuryamaho cyangwa ukaba uri kumukora mu dusatsi, it's okay, n'ibintu bisa biroroshye. Naguhaye umwanya, cya kintu ukunda cyo kuba nkuri iruhande guteza amatwi, nanjye na profise kuba nkuryamyeho ngukoraho nguhobera sengira gute uri aho ngaho. Urumva ibyo bintu bibiri biruzuzanya. Umwe akunda umwanya, undi akunda gukorwaho, abo bantu bamacinga bahuza ko n'undi ntiwakora ku muntu mutari kumwe mutahuye. Hari nanone na physical touch hamwe na act of service, kuba umuntu akunda gufashwa no kuba umuntu akunda gukorwaho. Hari igihe umuntu ashaka kuza mugatekana, mukajya mutekana ko akunda abantu baba umwe ari inyuma y'undi bahoberana, meze nk'abari kwikinira imikino ariko muri no gufatanya uturimo runaka, mugasa nk'ababikoramo nka game mubikinamo, ku buryo ukunda physical touch ayibona n'ukunda gufashwa abibona. Ikindi abantu bakunda nanone guhabwa umwanya n'abakunda amagambo meza. Yego amagambo meza kuyabwira umuntu niyo mutaba muri kumwe, ariko ufata time yo kumuvugisha, ufata time yo kumuba hafi. Mu gihe wamuhaye umwanya ushaka no kumubwira ya magambo meza. Ukunda guhabwa umwanya ukawumuha, no kunda amagambo meza nawe akayabwirwa muri kumwe. Nta muntu umwe barogoya nakirogoya nimwe. Ikindi nanone ukunda gufashwa ashobora none no guhuza n'umuntu ukunda amagambo meza, kuko akenshi ufasha umuntu amugashira ntukavunike wenyine mpari. Hari utugambo duherekeza icyo gikorwa urimo kumukorera, utugambo twiza ugenda umubwira unamufasha umwereka ko umwitayeho. Nanone umuntu ukunda guhabwa impano ashaka guhuza n'umuntu ukunda gufashwa, kuko buriya muri cya gihe urimo kumfasha utuntu runaka, ushaka kumutungura ukamuha n'akantu gutya, ushaka kumutungura agasanga wamukoreye ibintu yari gukora bikabibaye nka surprise, kabaye nka gift gutyo, abo nabo barahuza. Uko ngiye mbikubwira niko abantu bagenda bahuza, wenda twazagenda tubyinjiramo gake gake, ariko menya ko hari abantu badahuza, badashaka kuba compatible. Igihe umuntu mutumva gukundwa kimwe mu rukundo, akenshi usanga umuha ibyo ukeneye aho kugira ngo umuhe ibyo akeneye, nawe akaguha ibyo yifuza kumukorera aho kugira ngo aguhe ibyakunyura wowe, kubera ko nibyo azi gutanga, kuko umuntu atanga icyo afite. Ni byiza rero ko umuntu muhuza mu rukundo mutahuza cyangwa se mutaba mukoresha ibintu bimwe, byibura mukagira ibyuzuzanya kugira ngo buri wese abashe kumva ko akunzwe. Ikindi ni byiza kumenya ibigukorera mu rukundo, ukabibwira umukunzi wawe, yakumva azabishobora akahaguma, yakumva atazabishobora ntimutu umwanya no gushwana kwa hato na hato. Mugire ibihe byiza, Nyagasani abarinde. Ndi Grace Kageme, bye bye.